intambara itazakurangiza Imana iraceceka. Ahangaha abantu banyumve neza, urugamba rudafite icyo ruvuze ku buzima bwawe, Imana iraceceka ikwima amakuru. Kubera iyihe mpamvu? Yamaze kukubonamo umuntu udasanzwe. Uraza kubona impamvu Daniel bamureze ibirego bidashinga. Imana ntirwana intambara iyegereye. Aha abantu banyumve neza, Imana ntirwana intambara iyegereye, ahubwo Imana ijya kuri Tere aho intambara yaturutse. Haleluya. Imana ijya kuri Tere, uwateje intambara niwe Imana isanga bahanganira iyo ngiyo. Noneho wowe kuko Uwiteka yagiye kuri Tere aho urugamba ruremeye, wowe ukavuza induru, kumva Imana yo tayari yageze hehe ku ntambara, ku wateje urugamba. Imana ikirwaye igihe, Imana ikirwaye inzika, iyo nzara Imana yirwaye igihe, uwo murozi Imana imurwaye igihe, ubwo bukode Imana iburwaye igihe, ubwo bushumeri Imana iburwaye inzika. Mu yandi magambo, urimo urataka ko Imana itakuzi, ariko ukuboko kw'Imana kohereje isupani mu magare ya Farawo. Haleluya. Urimo uravuza induru ngo nta rubyaro. Reka Yesu abanza atereninga uko baziga, reka abanza ashiraho aho bazaba, reka yubake ingo zabo utarababyara, reka amenye ejo hazaza haba atarabaguha. Wowe urabona kutinze, ariko wivuza induru, witaka, wikumva ko bicitse. Ndagira ngo nguhanurire ndi imbere ya kamera, ukuboko k'Uwiteka kuje guhangana n'iyo ndwara, ukuboko kw'Imana kuje gukirana n'iryo hembe. Uri kugusengesha akatuma uzamuka imisozi itandukanye, agusengesha amasengesho adafite intego. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu niwe Yesu agiye guhangana nawe. Manuka kuri Yorodani, ubwire Yesu ngo narasambanye, ngarutse kuri Yorodani. Ubwire umwami ngo naribye, ngarutse kuri Yorodani. Imana ishimwe. Bwira Yesu ko wakuyemo inda, ayo maraso, ibyo biganza byuzuye ayo maraso. Ubwire Yesu ngo ngarutse kuri Yorodani, mpumanura ndi kuri Yorodani, negereye umutambyi nyeza mwami, ngarutse ku isoko, humanura, humanura, humanura. Imana nabane namwe inshuti bavandimwe mwese mukurikira ibiganiro byose tunyuza kuri televiziyo. Mwese rero turabasuhuje aho muherereye hose mu ntara enye zigize isi. Mvuze intara enye, mvuze amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Ndabasuhuje rero kandi mwese aho muherereye, imigisha y'Imana ibomeho kandi ibyo mwerekejeho amaboko byose Imana ibihire. Ni Benepa nk'ibisanzwe basuhuza kuri kamera. Turi kumwe na Theogene. Imbere yacu murabona umutumirwa w'umukozi w'Imana, Imana ihamagaye kandi Imana iri kugenda ikoresha iby'ubutwari muri iyi minsi. Twamugariye kugira ngo yongere abaganirize cyangwa se yongere atubwire icyo Imana iri kuvuga muri iyi minsi. Ariko mumaze iminsi mugenda mwandika amakomenti mwifuza yuko mwamubona noneho ari guhanura mu ijambo ry'Imana. Hari abampamagaye murabinsaba, nayo mpamagaye mu gitondo ndakwibuka cyane, ndagusuhuje aho uri hose. Twabikoze rero agiye kubaganiriza mu ijambo ry'Imana, noneho ko afite Bibiliya kandi yabyambariye. Imunsi yambaye ikositimu. Reka tumusuze muri aho neza. Amahoro. Turabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Kuki utangira witonze uvuga gake no kubera iki? Burya rero hari ukuntu umuntu aba asanzwe ariko yitereye, yiturije. Hanyuma rero umukoresha Mwuka Wera yamanuka, ibintu bigahinduka. Ubwo tuvuge ko Umwuka Wera iyo utangira ntabwo yagatangiye akazi. Ubu tuvugana ndacyari Theogene usanzwe, ariko nimara kubumbura icyanditswe injira muri Bibiliya, ubu ndabona nahindutse, ninjiye mu kindi kirere. Hari abantu bagiye kukubona ari ubwa mbere. Turi kuvugana nande? Nitwa Ntirandekura nibishaka Theogene. Kumina Ntirandekura ni iryawe. Wambaye neza ariko hagataho. Ni Yesu. Yari yarabimbwiye. Haleluya.
reka rero dutangire, ntabwo twirwa dutinda, ni ijambo ry'Imana tugiye kumva, ariko kandi uko umwuka wera akuyobora. Nkunda kuvuga gutyo, uko umwuka wera akuyobora ariko ukora icyo umwuka wera akubwira ukivuge. Hano uko wategetswe bw'andi magambo. Reka tugushyire imbere y'Imana, ubundi utangire uvuga ijambo ry'Imana, n'ikindi cyose umwuka wera aragushoboza. Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, ubereye mwiza abagutegereje bose mu mahanga yose, abakumvira bagakora ibyo ushaka urabemera. Nguyu Theogene agarutse imbere ya kamera, ugabwa umukoresha, niwongere umukoresha iby'ubutwaye muri kano kanya. Agiye guhanura, hanurira amahanga. Reka umwuka wera mubashishe kandi amushoboze, kandi umuntu wese ugiye kumva ibyo agiye kuvuga, by'umwuka wera agiye kumushyiramo kugira ngo atangaze, ahembuke kandi ahinduke ku bwabyo. Mushyigikire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni karibu. Rero ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nk'uko nabibabwiye, nitwa Ntirandekura Nibishaka Theogene, ndi umukristo mu itorero ADEPR Paruwasi ya Gasave, banyakiriye vuba. Hanyuma ndabanza gusaba imbabazi abantu mwese mudukurikirana, mwagiye mumpamagara mukambura. Ntabwo ari uko nsuzugura, ahubwo ni impamvu zigiye zitandukanye. Hari igihe umpamagara ndi mu gikoni, cyangwa ndi gukoropa, cyangwa ndi gufura ndibana, kuko mu kiganiro cya mbere nakoze nababwiye ko mba njyenyine. Ubwo rero mba ngira ngo ni excuse ku bantu, ntabwo abantu bose bagira impano yo kwihangana. Yego, cyangwa mukanampamagara ndi gusenga, cyane nk'abantu mwampamagaye uyu munsi nari ndi mu materaniro. Nje hano rero mvuye mu materaniro, urumva amavuta ni munange. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa ibice 3, umurongo waho wa mbere. Bibiliya iravuze ngo Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Teme y'iri jambo iravuze ngo mu byo uri kunyuramo byose, ibikugose, ibikwitambitse, ibikuri inyuma, ibikumokera, ibikwataka, ibyo uri kunyuramo byose, topic iravuze ngo Uwiteka agukomeze umutima. Iryo jambo mfite, Uwiteka agukomeze umutima. Ku murongo wa mbere haravuze ngo ni Joshua ibice 3, wowe utumvise neza umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana Ishitimu n'Abisirayeli bose, barara kuri Yorodani, barara batambutse. Aha hantu hitondere, mu yandi magambo baraharaye, barara batambutse iyo nyanja, iyo Yorodani. Kabiri, iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati, nimubona isanduku, riragarutse kandi, nimubona isanduku y'isezerano y'Uwiteka ihetswe n'Abalewi ari bo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri, muyikurikire. Ku murongo wa 4, ariko hagati yanyu nayo hazabamo intera y'imikono 2,000. Nibavuga mikono ni metero 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Ku murongo wawo wa 5, maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati, nimuheke isanduku y'isezerano, mubanziriza abantu kwambuka. Nuko baheka isanduku y'isezerano, bajya imbere y'abantu. Ku murongo wa 7, Uwiteka abwira Yosuwa ati, uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti,
nimugera ku nkombe ya yorodani mumanuke muhagararemo. Imana ishimwe. amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo rero rifite umutwe uvuga ngo Uwiteka agukomereze umutima, nk'uko nabitangiye mbivuga. Bibiliya itubwiye amagambo menshi akomeye, ariko uyu munsi hari intambara urwana, rimwe na rimwe watabaza Imana ukagira ngo Imana barayishe. Irahari. Mu yandi magambo, hari ubwo Imana itigeze yigaragariza Joshua mu gihe Mose yari ahari. Noneho mu rugendo n'intambara barwanye no mu byo baciyemo, icyo gihe Imana yari yitaye kuri Mose kuko ari we wari ufite isanduku y'isezerano kandi ari we Imana yatumye gucyura Abisiraheli. Hanyuma ngo urugamba rusa naho rurangiye, Mose ari nabwo yatakaje amakuru. Amaze gutakaza amakuru kuko Imana yari yamutumye ku Bisiraheli, imumenyesha, iramubwira ngo ngutumye ku Bisiraheli n'ubwoko butagonda ijosi. Igihe kigeze barakaza Mose, bituma Mose akubita ku rutare kabiri, Imana iramwica. Mu yandi magambo, Mose yari akoze ibihabanye n'amakuru yamuhaye. Bivuze ngo ntiyari yemerewe gukubita ku rutare kabiri kuko yari yamumenyesheje abimutumyeho. Noneho we yibagirwa ko yamubwiye ko ari ubwoko butagonda ijosi. Bituma yibagirwa kubera umujinya, kubera kamere, kubera ubumuntu, kubera ari inyama n'amaraso, bimutera gukubita ku rutare kangahe? Kabiri. Bituma Uwiteka murakarira, amutsinda aho ngaho. Mbibutse ko bava muri Egiputa babanje gutata igihugu. Muri uku gutata igihugu mu bagitase, Joshua yararimo. Ariko Imana ntiyigeze ivugana na Joshua, ahubwo Imana yavuganye na Mose. Icyakora umwuka w'Uwiteka niwe waje kumanuka muri Joshua, muri ba batasi 12, 11 bazanye inkuru z'incamugongo ku mukozi w'Imana Mose. Hanyuma Joshua abacecekeshereza imbere y'iteraniro, arababwira ngo nimuceceke, nibyo igihugu twagitase, nibyo koko twakinetse, ibumoso bwaho twakibonye, iburyo twahageze, n'abanake muvuga bariyo. Ariko nubwo bimeze bityo, twabonye n'inzabibu n'amasoko yaho twayabonye, igihugu kiranetse kimeze neza. Abo banake rero muriho mutubwira, twababonye pe. Mose we, twababonye, twahagararanye nabo, tubona tumeze nk'inzige, tubona koko ntaho tuzagera nk'uko babivuga, tubona koko Imana izadutsinda mu butayu, tubona koko yaradushutse. Ariko njyewe nkurikije ukuntu nababonye, niba Uwiteka twishimira, araza kubatugabiza, turaza kubarya nk'abarya imitsima. Mose arangije asubiza umutima mu nda. Kumbi Uwiteka yari afite training yo kuzahagurutsa Joshua mu gihe Mose atakiriho. Hanyuma icyo mbanje gusegurira iri jambo n'ukubera iki? Nukugira ngo abantu bumve neza inkomoko y'ijambo gukomera iki? Umutima. Hanyuma Mose amaze gupfa, yapfuye ntawe ahaye inkoni, apfa ntawe asutseho amavuta. Uwiteka ahagurutsa Joshua kuko Imana yari yanze ko Abisiraheli batarara, yari yanze ko baba nk'intama zitagira umungeri, ibahagurutsamo Joshua. Joshua impamvu yamuhagurukije ni iyi: nuko ari we yari yabonye wanetse igihugu kandi afite inkuru n'amakuru, abona uko bareshya, abona nuko bateye, amenya uko baryama, amenya aho bavoma, amenya uburyo basa, amenya uburyo inka zabo zirisha, arahatata neza hose araharangiza. Mu yandi magambo, aha ndashaka kukubwira ko nta Mana izagukoresha itaguhishuriye ikiguhamagariye. Ari nayo mpamvu uyu munsi turi kurwana intambara zigiye zitandukanye, ugasanga abantu baragongana mu murimo w'Imana kuko barafashijwe, buzura umwuka wera, bahaguruka Imana icyicaye, ariko ntibayibaza icyo bagiye gukora mu murimo. Hanyuma Joshua ngo ageze kuri Yorodani, Uwiteka mukomereza iki? Umutima. Mu yandi magambo, hari ahantu ugera
ugahamagara Imana ukagira ngo iyi Mana ntikuzi, nta naho mwigeze mumenyana, ukabana n'ikigeragezo ukagira ngo wowe n'icyo kigeragezo mwavukiye rimwe muri impanga, ugasenga y'umwe, ugafata y'ibiri, ugafata y'itatu, ugafata y'ine, ukavuga ngo ubwa y'ine kidakemutse reka mfata y'irindwi. Hari nabo njya numva ngo bari muri 40 jours, ubwo batumva igifaransa ni 40. None akavuga ati ubwo muri 40 kidakuweho wasanga Imana yo mu Rwanda itakinyumva, reka nurira indege nje muri Isirayeli. Kumbi ntabwo ari uko Imana yahana yananiwe, kuko ibera hose icyarimwe. Iyo utaye hano i Kigali niyo ugiye gushaka muri Isirayeli, iyo usize hano i Kigali ugiye kuyishaka kuri Parliament ni Uganda. Kumbi Imana yo yarebye isanga ya ntambara uri kurwana nta mbaraga ifite. Imana irareba igasanga ikigeragezo ufite si cyo kuguhitana. Wahamagara anko akaguha 2, wahamagara jado akaguha 5, wahamagara shangazi akakubwira ngo Paul. Mu yandi magambo, intambara itazakurangiza Imana iraceceka. Aha ngaha abantu banyumve neza, urugamba rudafite icyo ruvuze ku buzima bwawe, Imana iraceceka ikwima amakuru. Kubera iyihe mpamvu? Yamaze kukubonamo umuntu udasanzwe. Uraza kubona impamvu Daniel bamureze ibirego bidashinga, bajya kumuteranya n'umwami Dariyo. Ariko Dariyo yakundaga Daniel, kuko Daniel mu mutima we yari yaragambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami, yemera gutungwa n'amaminwa y'ibishimbo, kandi brushette ziri hariya, ifiriti iri hariya, amakaroni ahari, ariko aravuga ngo kuko ndi umwana w'Abaheburayo namenye ukuri kw'ijambo ry'Imana namaze gusogongera. Dariyo we, ntabyo ndya kama mbaya zikama yo zibonye, ntabyo ndiye. Iyo ugambiriye neza ukubaka indangagaciro z'ijambo ry'Imana muri wowe, ntago intambara zose ari ngombwa ko Imana iza kuzibanamo nawe. Ariko inyuma impamvu Joshua Uwiteka yamukomereje umutima, urahita umbaza impamvu Imana yakomeje umutima wa Joshua ari uko ageze kuri Yorodani. Mu yandi magambo, hirya no hino Imana yari yamwihoreye, ariko umwuka w'Uwiteka akomeza kubana nawe. Ariko ageze kuri Yorodani, ushobora kuba usenga Imana ukavuga utariko se ko banyatse ituro nkaritanga bakambwira ko gikuweho, ko ntaho cyagiye. Ahubwo ugasenga ukagira ngo wibukije intambara, ugasenga ukagira ngo nibwo uzihamagaye, ugasenga ukagira ngo nibwo uhamagaye ibigeragezo. Kumbi Imana yo yamaze guca amazi izo ntambara urwana. Haleluya. Yamaze gusuzugura utwo tudayimoni tw'utuzererezi tuza guteza giripe wawe. Yabonye ko mubazicwa na giripe nturimo, mubazapfa babyara nturimo, mubazicwa n'ibiza nturimo, mubazakenyuka kenyege nturimo. Noneho utwo duhembe bohereje ikabona kuri wowe ntacyo tumaze, noneho Imana yikigumira aho igomba kuba yigumiye, kuko Imana ntirwana intambara iyegereye. Aha abantu banyumve neza, Imana ntirwana intambara iyegereye, ahubwo Imana ijya kuri Tere aho intambara yaturutse. Haleluya. Imana ijya kuri Tere, uwateje intambara niwe Imana isanga bahanganira iyo ngiyo. Noneho wowe kuko Uwiteka yagiye kuri Tere aho urugamba ruremeye, wowe ukavuza induru, kumbi Imana yo tayari yageze hehe ku ntambara, kuwateje urugamba. Haleluya. Noneho Joshua arimo arahungabana, yahahamutse, arabona umuvu w'amazi, akabona umucanga uzamuka, akabona intosho yikaraga mu kirere kubera umuvumba, akavuga ati noneho reba aha ndapfuye, aha birarangiye, aha simparenga. Kumbi Uwiteka arimo aramumara ubwoba. Haleluya. Uko rirabuye ryikaraga ni nko kumubwira ngo dore uburyo ndwana, ndi Imana ifite ingabo z'amabuye, ndi Imana ifite ingabo z'umucanga, ndi Imana ifite ingabo z'amazi. Wowe witinya Joshua, kuko ndi kumwe nawe. Bwira Abisiraheli
bambukiye inyanja, ubwira abatambyi, ubwira abarewi, ubwira abahetse isanduku, haleluya, ubwira abahetse isanduku bamanukemo hagati, ntibakikire, bikwepa bibererekera ikibazo, bamanukemo, mwihunga inzara, mumanukemo, mwitinye impuha z'intambara, mumanukemo. Mu yandi magambo, mwikumva urusaku rw'ibiri inyuma yanyu, mwe mumanuke muri Yorodani. Imana ishimwe. Hanyuma ngo aramanuka abwira abarewi n'abatambyi, arababwira ati mwebwe abari mwebwe mubanziriza abandi kumanukamo. Mbese mu yandi magambo, ko mutinya kwatura, muraturiza icyo abakristo, oya mwe nimubanze mu bintangarugero, mumanukemo indani. Niba waribye erura, niba warashimuse urugo rutari urwawe, shirahari, mumanuke muri Yorodani, abari mwe mubanziriza abandi. None haba muyoboye abamushumbye barebereho mu bintangarugero. Hanyuma ngo Joshua, Uwiteka ajya kuri Tere, aho umuvumba uri guturuka, aho umuvuduko w'amabuye uri kuva, ahantu umucanga uri gututumba uzamuka, aba ariho Imana ijya. Uraza kubona Farawo abarekuye, ubwo nanze kubyinjiramo. Farawo abarekuye, Farawo yatereninze ingabo zirwanira mu kirere, akora n'izo ku butaka, yakoze iya force, akora delta force, atereninga izizi kugendera kuri share brand, arabakurikira. Uwiteka aramushuka, arabakurikira. Kumba Imana ibarwaye inzika igihe kitari gito. Reka nkubwire wowe unteze amatwi, ikibazo ufite si wowe, Imana ikirwaye igihe, ntabwo ikibazo ari wowe. Amen. Imana ikirwaye igihe, Imana ikirwaye inzika, iyo nzara Imana yirwaye igihe, uwo murozi Imana imurwaye igihe, ubwo bukode Imana iburwaye igihe, ubwo bushumeri Imana iburwaye inzika. Mu yandi magambo, urimo urataka ko Imana itakuzi, ariko ukuboko kw'Imana kohereje isupani mu magare ya Farawo. Haleluya. Urimo uravuza induru ngo nta rubyaro, reka Yesu abanza atereninga uko baziga, reka abanza ashiraho aho bazaba, reka yubake ingo zabo utarababyara, reka amenye ejo hazaza haba atarabaguha. Wowe urabona kutinze, ariko nta mpamvu Imana ifite yo kuguha abana badafite mu mutwe. Reka abanza kureho umwuka w'ubumayibobo, asenye umwuka wo gusyaga, abanza avaneho imbaraga zizabatera kwangara, reka abanza yirukana umwuka w'ibiyobyabwenge, abanza bategura atarabaguha. Niyo mpamvu Yeremiya, haleluya, igice cya mbere umurongo w'9, Bibiliya iravuze ngo nuko ukuboko k'Uwiteka kwankozeho ndi mu mwuka. Haleluya. Sinzi pariti yawe, sinzi aho Imana iri bukore, ariko ahiza gukora ibintu biraza kwemera. Haleluya. Ahantu aza gukora niwe uhazi, niba akora ku mugongo uhamwe ari bukore. Uwiteka aza ahantu ari bukore. Ijambo ryavuze ngo Uwiteka agukomereze umutima. Mu yandi magambo, ntabwo uri wenyine. Iryo jwi riri kukubwira ngo zinga usubire ku kibuye, ntabwo rivuye ku Mana, ni ukugira ngo zakarande zigutsindeyo. Iryo jwi riri kukubwira ngo ntaho uzagera, umbabarire urimbwirire ngo nahangeze, sinigeze mpakeka. Nima vugana n'ikibazo ufite, ukibwire ngo Uwiteka yiteguye kundwanirira. Kumbe nukata uraza kubona babwira Mose bati, ariko si Moses, hano tuzanye nta mva zari zihari. Hari igihe uvuza induru, ukuboko k'Uwiteka kuri mu magare, kuri kuregeza amaburo, kuvanamo amareyo, gupfumagura imyuka, isupani iri mu mapine, nyirinzu akazamura inzu, kavuga uti wa Mana we, ko wambwiye ko batazansohora mu nzu, none ibi ni ibiki? Oya, bwira nyirinzu ko imishahara itarasohoka. Mubwire ngo imishahara ntirasohoka, kuko uyu mugabo dukorera ajya ahemba, kandi niyo atarahembera ukwezi kose ashobora gutanga avance, yaguhembera n'imibyizi ugejejemo, ntabwo yakemera ko izina rye riseba. Ni ikintu nabonye n'amaso yanjye. Mu yandi magambo, wivuza induru
witaka wikumva ko bicitse, ndagira ngo nguhanurire ndi imbere ya kamera, ukuboko k'Uwiteka kuje guhangana n'iyo ndwara, ukuboko kw'Imana kuje gukirana n'iryo hembe, uri kugusengesha akatuma uzamuka imisozi itandukanye, agusengesha amasengesho adafite intego. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu niwe Yesu agiye guhangana nawe. Ejo bundi yabwiye Sarupabeli, amubwira ngo Sarupabeli, ntago nongera kukubwira mariage, ntago ndi bwongere kukubwira ko nguhaye inzu, sinongera kukubwira visa, ntago ndi bwongere kukubwira ko imodoka nyiguhaye, wapi, ahubwo nge ndamanutse n'ukuboko kwanjye njyewe Uwiteka. Sarupabeli girayo, hirya y'intambara. Amina. Ukuboko k'Uwiteka kuvana Sarupabeli mu rugamba. Amubwira ngo igirayo, ibyo kwa nyokorome ndabizi, si bitega sibiriya. Sarupabeli toka njia, igirayo, bima na nzera, bima yo, bima, igirayo nkwereke. Si shangaze wawe, va mu nzira. Si wagiye kanyarira kuzirika, igirayo nkwereke. Suriya wavuze ngo uzabyara ntakiriho, igirayo. Uwiteka yinjirira mu ntambara. Kumbe Imana igiye kuvugana n'umusozi. Haleluya. Na peace de fo. Amina. Kumbe Imana igiye kwivuganira n'ikibazo. Sarupabeli arabona byanze, aradepoje dosiye barayiregese, kubera hari ibintu atujuje, hari n'ibyo bidakunda. Uruwaho ubundi Sarupabeli akadepoza, bakamubaza nyina, yadepoza bati so yitwa nde, ubundi shamugira inka zingahe, ubundi wagarukiye mu akangahe. Sarupabeli atari ko hari yavuze, nyamara nanjye icyongereza ndacyumva, nyamara igifaransa ndakimerita, burya na experience y'akazi ndayigira, yewe nimushaka mumpe na interview, ariko kandi mumpa akazi. Bati dushingiye uburyo wisobanura turabona hari ibyuze, genda tuzaguhamagara. Umwaka wa mbere ntibahamagare, wa kabiri bakakwihorera, wa gatatu bakakureka, diplome ikaribwa n'ibinyenzi, igatonda uruhumbu, ikarwara imidite. Reka nkubwize ukuri, ugataba muri mare ukibagirwa ko wize, ukajya gukubura mu muhanda atari byo wigiye, ukazamuka sharupansiye atari byo wigiye. Umva uko Imana ivuganye nawe. Uwiteka aravuze ngo igirayo, gira uruhande rw'iyo ntambara. Nicyo kigiye gutera Imana kuvugana na jari kuri imbere, mo Kigali guhagaze imbere, rebera ikuri imbere, uyu muntu ukuri imbere ukubuza kudepasa, washize ntirebutera imbere yawe, afite uko akandi ubuzima bugahagarara, ubundi yatambuka ukabona ko wowe nta kintu umaze. Ariko arangije Uwiteka aravuga ngo yewe Sarupabeli we, manuwe no kwiyinjirira muri iyi ntambara, igirayo nkurwanirire. Havugana n'ikibazo, arakibwira ngo ubundi wa musozi we, aho wahereye Imana ihaza amarira ya Sarupabeli muri buriya buriri. Sarupabeli uri Amerika, South Africa, i Nairobi, hano muri Uganda, muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwiteka arambiye ibyo bizinga biri muri ariya mashuka kubera amarira ya Sarupabeli. Hanyuma ngo aravuga ngo ubundi wa musozi we, niba atari ibanga aho wahereye, ngaho umujyanye kanyarira, ngaho umusengesheje ayitatu, umukubisa yirindwi, umutesheje haleluya zirindwi, umucurikishije ngo asimbuke, uramubwiye ngo ikoreye intebe, ateye iz'umurambararo, ngizi z'ubutsinzi, aho wamucunagurije, aho wamuhereye, aho wamwatata dala bonestikita. Uwiteka aravuze ngo yiyinjiriye mu ntambara. Niwe ugiye kuvugana n'uwo musozi. Uwiteka avugane na Keredi, Uwiteka avugane na nyirinzu, Uwiteka avugane n'iyo malaria, Imana ivugane n'iyo kaseri, Imana ivugane n'ubwo bukode, Imana ivugane n'urwo rushako, Imana ivugane n'izo nkokora, Uwiteka avugane n'ayo marira, Imana ivugane n'ubwo bugumba, Imana ivugane n'iyo minirivare, Imana ivugane n'akazi kawe mu izina rya Yesu. Arangije aravuga ngo uhereye none ndaguhindura ikibaya. Ndafashijwe Theogene, ndaguhindura ikibaya. Hayiwe ukeneye ukuboko kw'Imana ngo kukurwanirire, ukeneye kongera kumva ijwi ry'Imana bushya utamenyereye, ukeneye ikiganza kitahumanye kikagufata, Uwiteka gukurira umuntu waburiye mu bantu. Ni wowe niwe ukenewe. Imana ikuzanira umuntu ushinzwe ubuzima bwawe, aguha urutugu rwo kuririraho, agushire mu gituza cye, akubwire ngo impori byabaye ntibizongera. Ukeneye ihumure. Gana ku musozo kugira ngo dusenge.
ndashimira abantu bakomeje kwihana, bakomeje kwakira Yesu. Hari abampamagara bavuga bati muntu w'Imana dukeneye utusengere twongere dusubire ku rufatiro muri iri jambo, ngiye kuguhuza n'igitangaza cyawe. Apana bya bindi by'ibikabyo, apana bya bindi abantu bamenyereye bagusimbukishije bikanga, ugatanga intebe z'urusengero bikanga, ukishura sare ntibyemere. Dore umuvuno nguyu. Itegereza intambara nk'itakureba, noneho wite ku ntego Imana ifite muri iyi ntambara. Ndasubiramo kuko mvuze ijambo rikomeye. Itegereza intambara nk'itakureba, hanyuma wite ku ntego Imana ifite muri iyi ntambara. Ikigeragezo wizaniye ni wowe uri bukikuremo. Ibyo waryamye ukabyisangamo, hari ukuboko kuje kubirangiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ikiganza kigiye kukurwanirira muri siransiye, wakubitse agategereza ko abona umuramba agaheba, ahubwo mwahurira Nyabugogo ukamukorezaho ku ikarita, iwe yashiriwe. Hari abategereje kuri buze gupfa ukindutse cyangwa uri buze gupfa ubyimbye, bikarangira ntabyo babonye. Impamvu ikomeye, impamvu ikomeye, impamvu ikomeye ngiye. Manuka kuri Yorodani, naho nashakaga. Manuka kuri Yorodani. Umva impamvu y'ijambo rero. Manuka kuri Yorodani, ubwire Yesu ngo narasambanye, ngarutse kuri Yorodani. Ubwire umwami ngo naribye, ngarutse kuri Yorodani. Imana ishimwe. Bwira Yesu ko wakuyemo inda, ayo maraso, ibyo biganza byuzuye ayo maraso. Ubwire Yesu ngo ngarutse kuri Yorodani, mpumanura ndi kuri Yorodani, negereye umutambyi nyeza mwami, ngarutse ku isoko, humanura, humanura, humanura. Wihangana umanuke uhagararemo, ntiwite kuba ari kurobera kuri iyo Yorodani ngo baraza kubimenya. Oya, wowe shira ikibazo hasi, shira ikibazo hasi. Yesu araza gufata inzandiko zose zikurega, we azihagarare hejuru, arirengera ingaruka. Aha ndahanuye kandi, aha ndahanuye, aha ndahanuye, aha ndahanuye. Impamvu z'abakurega afite uko ari buzigenze. Ibyo byose bagushinja, izo manza zihoraho, iyo nyatsi ihoraho, nta kiganza n'iki na kimwe kiri muri iki gihugu kiri bugukureho iyo nyatsi. Oya, nta gihari. Manuka kuri Yorodani, ndumva umwuka ari kumbwira ngo nkubwire ngo manuka, manuka, manuka kuri Yorodani, ucubiremo, ukarabe ibyo biganza. Ubwire Yesu ngo aya mafaranga nayakiriye hari uwo nagambaniye, iyi ni ruswa nari nariye, ngarutse kuri Yorodani, nkuraho uyu mwuka. Ntuzongera guhura n'inyatsi, naho wakishura sare zose zuri muri iki gihugu, inyatsi muzagumana iteka. Ariko numanuka kuri Yorodani ukabwira Yesu ngo Yesu, hari umuntu uheze mageragere kubera njyewe, none mwami nyeza mbabarira, mpu umutima ndabigenzana, niki nakora nkamufunguza. Arava mageragere wamujyanye, Uwiteka akuraho inyatsi. Mbese mu yandi magambo, Uwiteka akomeza umutima wa Joshua, kuko mu bantu Joshua yarayoboye bari abanyabikomere gusa. Inzara yarabariye, bariye tungurusumu zo mu butayu, bazirisha amadegede, inda zivamo babireba, abakambwa imbwa zibarya bareba, babura aho bashyingura. Abageziye i Kanani bari mbarwa. Kubera iki? Bacumuye ku Uwiteka, biremera imana zabo mu butayu. Ngana ku musozo rero, hari abantu mwicuriye abahanuzi, mwiremera imana mu ngo zanyu. Iyo umwishyuriye inzu ntago yabura kukubwira amahoro, simbabujije kuzibishyurira, ariko kugira ngo uyu muntu akubwire icyago kiri mu rugo rwawe ntago ari ibintu byoroshye. Kugira ngo akurondore wamutegeye vatiri ntabwo ari ibintu byoroshye. Kugira ngo akubwire ko umwana afite utugeso ntago ari ibintu byoroshye. Iteka ryose azagusheshengesha amahoro, akubwire ko nta kibi kirimo. Niyo mpamvu muri kugenda mugwa mu mitima, mugata umurimo w'Imana kubera ibikomere. Mana, ibyo wambwiye biriho. Ntago wavuganye n'Imana, wavuganye na Jado. Genda Jado umubwire ngo ngufashe umukandara, sobanura ibyo wambwiye. Niyo yari yagutumye cyangwa ntabwo ari? Umuhanuzi naguhanurira ibintu ntibisohore, uzamufate musubire ku musozi yabiguhanuriyeho, umubwire ngo ngero uyibaze, twongere tuyibaze, ese niyo cyangwa siyo. None basigaye bababeshya ngo impamvu ntimwabagariye amasezerano, ntago mwigeze mwizera. Kwizera niki? Kwizera ni ibiki? Hamagara Imana. Iyo Imana ivuze urugo iraruguha. Iyo uvuze umwana ntago ibivuze imbeba nyinshi mu rugo. Iyo uvuze gukuraho inyatsi ntago ari ibihombo. Imana izi nyatsi, izi n'ibihombo.
izi urugo rw'umugisha, izi ni urw'umuvumo, izi abana n'imbeba, izi ibisorori birimo ibiryo, izi n'ibirimo ibinyenzi. Mu yandi magambo, izi urugo rw'amakuba n'urugo rw'umugisha. Mwibesera Imana, ahubwo umva uko rivuze nonaha. Uwiteka aravuze ngo erega ntabwo ukuboko k'Uwiteka kwaheze ngo kunanirwe gukiza, ahubwo ibicumuro byacu nibyo byaduteranije n'Uwiteka. Kera bamwiringiraga, bari mu mahoro, iyo babaga bamufite ntibifuzaga undi murengezi. Mwirukana ayo mabandi mu bipangu byanyu. Twamenye ko hari abari kwica ibikeri bakabyanika, n'imbeba bakazanika. Sinzi aho bari abahanuzi bahindutse abahigi, akirirwa ahiga inyamaswa, agashaka agahanga akakanika akavanamo amenyo, yarangiza akabikubita mu ikositimu nk'iyi, akazi iwawe ati haje ati wayiranuza vo kesikiriso pase jedora mara, irambwiye ngo biri mu iparafu, kumbi biri mu mufuka indani. Agahita agenda ati rambwiye ngo biriyo, akagenda yagera yati haleluya wabibonye. Nawe ugahita umuha pasi ukavuga uti umuhanuzi w'Imana yateguye inzu yanjye. Reka nkubwize ukuri, iyo biza kuba ari ibiguhitana biba byarakurangije kera, ahubwo ukuboko k'Uwiteka gufite umugambi ku buzima bwawe. Ngana ku musozo rero, uko ukuboko kw'Imana nuva kuri Yorodani uravayo ugwije imbaraga, uravayo wongeye kumva ibihe by'amasengesho. Nicyo kiri buze gutuma ubabarira uriya muntu wakunaniye kubabarira. Nicyo kiri bugutere kubohora uriya muntu wakumazeho umuryango. Nicyo kiri bugutere kubabarira uriya mwisikoro. Hanyuma nta mutima ukomeye, imbabazi ntuzitegereze, igitangaza ntugitegereze, ineza y'Imana ntago yemerewe. Banza utunga imbaraga z'iki z'umutima, umanuke kuri Yorodani, ubwire Yesu ngo Yesu nje kuri Yorodani, hari umuntu nananiwe kubabarira, none mpa amavuta. Haleluya. Mpa amavuta, ongera unyatse, ngarutse ku gicaniro. Kubabarira biroroha iyo umutima, haleluya, iyo umutima nta maboro nta forode wabitsemo, uyu mutima kubabarira biroroha. Guhanura biragukundira kuko umutima wongeye gutunga imbaraga. Kwezwa nako kanya, kurota ni direct, kuvuga ngo weretswe birizana. Umutima utunze imbabazi, umutima ufite amahoro, impano z'Imana zirara ziwugendereye ako kanya. Rero ndagira ngo sengera abantu b'Imana. Shobora kuba uherereye ahantu ntazi, ariko ibi dukora sagatwiko, ntago ndaha kwiyamamaza, ndaha guhamya Yesu. Narinzanye ijambo rivuga ngo Joshua ajya kuri Yorodani, Uwiteka mukomeza umutima. Ndaguhanuriye wowe uri mu bitaro, wowe uri hirya no hino ufite ikibazo cyakunaniye, ngwino tugende kuri Yorodani, utura uwo mutwaro, umanukemo indani, werure ubwire Yesu ngo ndi kuyakoresha mbizaho nayibye. Hanyuma nurangiza ubwire umwami ngo mwami nyeza, urebe kudakora bigakunda. Ibi birirwa bababwira ngo ikuyeho inzingo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Niba nta matsiko y'umugabo ufite, abwira Yesu uti biti narabitemye, ubukwe nabuririye nzira, narahumanye, namaze kwangirika, natakaje ubukobwa, ndakwinginze shaka utwikira ibikarito mu maso, uhume ibizira byanjye mwami, uhagarare hejuru y'idosiye yo gukuramo inda, unyeze untunganye, undemera urugo. Ibi bintu Yesu ajya bikora, akica iperereza. Ariko umwana umutaye cyangwa ugundi umusize ku kibuye, undi umutaye mu ruhengeri, asigaye kwita anti aho kukwita mama. Urumva ni ibibazo. Witwa tantine kandi uri nyina w'umwana, undi nawe yitwa ngo niba ari bro ni tonto, kandi ni se w'abana babiri. Emera ko washenye wijya kwigira umusore, hanyuma Yesu nagushumbusha umukomere mu mashinga, ubonye ko wanze ko napfurwa gashinyaguro, ndagushimiye ko nsumbushije. Hanyuma wikwigira umukobwa, urabizi kuri nyina wa batatu, iki kintu kizi neza. Kuba ugeze i Burayi ntibikugira umukobwa, kuba uvuye cyangwa ugukaza i Kigali ntibigukiza umukobwa. Mu yandi magambo, erurubwire Yesu ngo Yesu, amateka y'Urusizi yahagarareho, nduyunguye, dore ndi kuri Yorodani mbatayeyo, none kuraho ibizira byanjye unshumbushe, narahunze ngo ntapfa kandi sinzasubirana nawe.
ndemera urundi rugo rushyashya. Ibi bintu Yesu ajya agira ate, ajya abikora. Hari umukobwa nakunze wo mu Ruhengeri kuri Bukane, yaravuze ati nyabuna ufite iyerekwa aritambutse, nuko yari afite umuzigo umunaniye. Ako kantu karahitinze, ariko yabwije Imana ukuri. Havuze ati Uwiteka, ndi umukobwa kandi nari umucomyi, nakururaga icyotsi, none urampamagaye ndaje. Gusambana narinzi uko biryoha, nutamu wanjye rero ndasubirayo. We arirengera, biriya bintu yabivuze yirengera. Aravuga ngo ufite iyerekwa agira ate, aritambutse. Rero bwira Yesu, umubwire ngo Yesu ufite iyerekwa aritambutse. Njyewe nayamanitse, sinzongera kwiyoberanya, sinzongera kuryarya, sinzongera gusambana, sinzongera gukuramo inda, sinzongera kurya amafaranga y'abakobwa, sinzongera kubeshya. Umanika amaboko, umanuke kuri Yorodani. Imigisha yose abaperesi bari barafatiye mu kirere, ndahanuye rwose. Imigisha yose abaperesi, ubwami bw'ubumedi n'ubuperesi bwari bwaraboheye mu kirere, Mikayeli arahita yinjira mu ntambara, araza guterura inkota n'ikiboko. Ufite mariage yawe natayiguha, ndamenya ko Theogene ntahanura. Ufite urugo rwawe natarurekura, business yawe nukora bikanga, umenye ko navangiwe. Banza wikiranure n'Uwiteka, urebe ngo arohereza ukuboko kw'imbaraga mu ntambara. Ndagira ngo dusengane Imana, iri jambo rikubohore, rikugere ku mutima, rici iyo migozi, rici iyo minyururu. Uwiteka akugirire neza. Shalom, shalom. Reka dusengane Imana. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe Mana. Dukeneye imbaraga z'Umwuka Wera, dukeneye imbaraga z'umutima, dukeneye kutwomora inguma, dukeneye kudukuraho ibikomere, dukeneye ko twongera kubakwa, dukeneye ko ijambo ryawe ridukura mu mva, dukeneye ko ijambo ryawe ritwereka aho biri gupfira. Ntabwo ikibazo ari intebe twatanze mu rusengero, ntabwo igisubizo ari amarangi twagiye tugura, oya, ntabwo ari imirimo twagiye dukorera mu madini n'abantu bawe. Ikibazo ni kuri Yorodani, aho tugomba kwibuka tukacubiramo, iyo mikoshi ikavaho, ibyo byaha bigakurwaho, izo nyatsi zikava mu nzira. Sengeye umuntu wese Mwami wifuje kongera kwakira agakiza, wifuje kongera kubatizwa mu Mwuka Wera, wifuje ko impano ze zongera gukora, akimara gufata icyemezo Mwami agasubira kuri Yorodani, ukureho ibizira bye. Urwaye akire, uwanze kubyara byare, uwo baziritse ndamuzituye, uwo bavuze ko atazaheka natuye guheka, uwo bavuze ko ntahazagera, uwo baciriye umurongo, uwo babwiye ngo ntazaharenga, natuye mu izina rya Yesu ngo ibyari bimwitambitse bimuvire mu buzima. Ukuboko kw'Imana kuzana imbaraga zikomeye. Mana, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Wagushaka hanyuma ukeneye ko dusengana, hari imbogamizi njya mpura nazo, umuntu akaguhamagara kuri call video kandi wenda arabibona ko connection yanze, ukabona ntibimushimishije. Ntawe twima service, iduhamagariye ubuntu, natwe dutangiye ubuntu. Rero icyifuzo mfite giteye gitya: niba ukeneye ko dusengana nawe, gerageza ubanze ucekinga, umenye ko mfite mega zihagije. Ntago ndi gusaba, ariko iyo ntazifite ntumbona. Numpamagara ntari online ukumvira dudura, ntago bisobanura ko wambona. Kandi aho mbiboneye nshobora kubibona nshizeho nk'amamega y'ijana. Nge nta kazi mfite mu Rwanda uretse gusengera abantu. Mukwiye kugira ihishurirwa, ukamenya se ko mushaka uwamugurira mega. Niba nkubwiye ngo nta mega mfite, wowe ukazigura, already umwanya wawe ugomba guhita uboneka. Hanyuma ntahita nguha umwanya, ukamenya ko wenda mfite ibindi ngamije, nari nkeneye kwirira cyangwa se utundi tugeso runaka. Iyo ukoze icyo gikorwa nguha umwanya wawe, naba nta ni excuse gato n'ahantu mba nta network mfite, turacyari muri bwa buzima bukiri hasi, turacyari muri zanzu Yesu yagiye. Ni bya Yesu ni ku murongo, ariko dufite ibyiringiro ko bizakunda. Rero ushobora kumpa voice, hanyuma igihe ngiriye ku murongo nkayitega amatwi nkayumva, hanyuma nkaza kugusubiza. Murakoze, ntabwiyemeze dufite, umuntu wese turamwubaha, twiteguye kubaha service, tuvuye kure, hariya bamwe bari niho natwe twari. Agakiza k'Imana n'ubuntu, nta feza nta zahabu. Nimero rero ya telefone
ni 07 baraza kuyandika ku kiganiro, ni 07 83 01 00 2 kubipa ntibyemewe. Hanyuma indi nimero ni 07 82 680 467. Iyi imwe idaciyemo indi icamo. Hanyuma niba umpamagaye nkakubwira ngo buretse mu kanya ntiwongere, njye sinyimenya kuko nimero ziba zabaye nyinshi kandi telefone yaruzuye, nta yindi mfite ku ruhande. Rero mujye mwihangana, niba nkubwiye ngo nyuma y'iminota 10 ni iminota 10, wakumva idaciyemo ukamenya ngo ni rezo kuko sinjya nkuraho telefone. Niba nkubwiye ngo ndi gusenga mpa message, wikwivumbura mpa message. Uwiteka aduhana umugisha.